yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu amanukana na ba 12 ahagarara ahantu h'igisiza ari kumwe na benshi mu bigishwa be n'abandi benshi bari baturutse muri Yudeya yose ni Yerusalemu no muri Tiri na Sidoni, imijyi yo ku nkombe y'inyanja. Nuko Yesu yerekeza amaso ku bigishwa be maze aravuga ati, murahirwa mwe abakene, kuko ingoma y'Imana ari iyanyu. Murahirwa mwe mushonje ubu, kuko muzahazwa. Murahirwa mwe murira ubu, kuko muzaseka. Murahirwa igihe cyose abantu babanga, bakabaca, bakabatuka, bakabahindura ruvumwa babaziza Umwana w'umuntu. Icyo gihe muzishime kandi munezerwe, kuko ingororano yanyu ari nyinshi mu ijuru. Nguko uko ababyeyi babo bagenzerizaga abahanuzi. Ariko muragowe mwe bakungu, kuko mwashyikiriye imaragahinda yanyu. Muragowe mwe mwijuse ubu, kuko muzasonza. Muragowe mwe museka ubu, kuko muzarira mukaganya. Muragowe igihe cyose abantu babavuga neza, kuko ari uko ababyeyi babo bagenzerizaga abahanuzi b'ibinyoma. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mu masomo matagatifu Kiliziya duteganyije kuri iki cyumweru, bongeye kutubwira za nterahirwe Yesu Kristu atwigisha. Kuri bamwe batabizi cyangwa batabyumva, kuri bamwe babyitiranya, bakeka ko hari Yesu Kristu ari kutwigisha ibidakwiriye abantu b'iki gihe. Kubera ko kuri iki gihe, kugira ngo umuntu yumve akomeye cyangwa se ahabwe agaciro n'abandi, ni wa wundi uba wifite, ni wa wundi uba ugize ibyo atunga bigaragara, ni wa wundi twita umukire, ni wa wundi ukomeye, ufite imbaraga, ufite ubuyobozi, ndetse yatambuka bose bagakangarana. Nguwo umuntu isi yacu iha agaciro, ishyira imbere, cyangwa se iha ibyubahiro. Yesu Kristu mu nyigisho y'interahirwe ntabwo aje kutwigisha ubutindi, ntabwo aje kutubuza gutunga no gutunganirwa, ahubwo afite ikindi gikomeye agamije kutwigisha no kutwumvisha. Arashaka kutwumvisha ko iby'iyi si turimo birahita. Hano munsi turi abagenzi, iwacu sino, iwacu ni mu ijuru. Kuko akenshi iyo byose bigenda neza, iyo byose ari sawa sawa, tugahinga tukeza, tukabyara tugaheka, tugatunga tugatunganirwa, hari igihe tugira ngo twageze iyo tujya, cyangwa twafashe Imana akaguru, tugatangira tukigira karaha kajya he. Ariko nyamara nimuzirikane ko hano ku isi ni urugendo rutuganisha ijuru. Mu isomo rya kabiri twumvise batubwira ngo abantu bavuga ngo abantu ntibazazuka, ibyo bintu babikurahe? Ati ubwo ni ubuyobe.
kereka niba Yesu Kristo atarapfuye ngo azuke, natwe ibyo twaba turimo byose byaba ari amanjwe. Atari koko Kristo yarapfuye kandi yarazutse, ndetse n'abamwemeye nawe bazazukana nabo. Ariko tuzirikana ko iryo zuka, iryo juru rizajya mu barikoreye, rizajya mu banogeye Imana bakanogera abantu, ba bandi batihambiriye kuri bwa buzima bwa hano ku isi cyangwa bwa bukungu bwabo, bagatangira bakigira karaha kajya he, bagatangira bagahonyora abandi. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo hahirwa abakene ku mutima. Abo bakene avuga ni ba bandi bakeneye Imana. Hahirwa ba bandi babaho bumva ko mu buzima bwabo bwose icyo bagikesha Imana, ibyo batunze bituruka ku Mana, ko n'ibyo Imana yabahaye ari intizo kugira ngo babashe kwikorera no kwitunganira. Timurahirwa rero nimwumva ko icyo muri cyo cyose mugikesha Imana, ibyo mutunze byose mubikesha Imana, nibwo muzaba mwitwa abakene ku mutima, n'abakeneye Imana. Abo ngabo nibo bazabaho barangamiye ijuru, nibo bazabaho baha icyubahiro n'abavandimwe babo. Atariko muragowe mwebwe mwiringiye iby'isi mukabyizirikaho, mwebwe mukandamiza abandi mwitwaje icyo muri cyo, mwitwaje ibyo mutunze, mwitwaje imbaraga mufite. Mwebwe muragowe kuko mwayobye, ntimwamenye inzira ibajyana mu ijuru. Isomo rya mbere ryatangiye kitubwira riti, Uhoraho avuze atya, aravumwe umuntu wiringira abandi bantu, kuko imbaraga zimurimo ziba ari iz'umubiri, umutima we ukirengagiza Uhoraho. Uwo nguwo tameze nk'agati mu mayaga, katazigera gakura ngo kagare, kuko kibera ahantu hashyuhiranye mu butayu, mu butaka bw'urusekabuye budashobora guturwa. Ngo aravumwe rero umuntu wese wiringira abandi bantu aho kwiringira Imana. Ijambo ry'Imana ryakomeje ritubwira ngo arahirwa umuntu wiringira Uhoraho, kuko Uhoraho amubera ikiramiro. Nguwo nguwo ameze nk'igiti giteye ku nkombe y'amazi, kigashora imizi yacyo ku nkengero y'umugezi. Ntacyo cyumva iyo icyokere kije, amababi yacyo ahora atohagiye mu gihe cy'amapfa, nta kigikangaranya kandi ntigihwema kurumbuka imbuto. Nabyo rero umwanditsi wa Zaburi yatubwiye, baturirimbiye, wahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagira nabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Ibi byose bashaka kutubwira, batubwira abahirwa n'abo ngabo bavumwe, nuko njya kutwibutsa ya nzira yacu turimo hano mu rugendo rwa hano ku isi. Nuko njya kutwibutsa ko hano ku isi tubaho dukeneye Imana, tugendana nayo, kuko niyo itubeshejeho, niyo byose biturukaho, kandi nayo byose biganaho. Aha rero no kugira ngo buri wese yongere yisuzume, buri wese yongere asubize amaso inyuma, arebe ubuzima bwe, imibereho ye, cyane cyane uburyo ubayeho ukurikije n'imitungo yawe cyangwa n'icyo uri cyo. Kwa kundi ubona uri umukire, ubona waraguze imodoka, ufite inzu nziza, ukibwira ko ahari abandi bo batabigeraho, cyangwa se ko ari wowe ntwari kurusha abandi. Kwa kundi ubona warahunitse mu bigega byawe, ufite umutungo,
wowe n'abawe murya mukijuta, mwarangiza mugahaga, mwarangiza mukadamarara, mukibwira ko ahari ari uko musenga kuruta abandi. Kwa kundi ubona uri umuyobozi cyangwa uri umutegetsi, uhaye kuyobora umudugudu cyangwa se akagari n'ubundi buyobozi, ugatangira ukigira karaha kajya he, ukica ugakiza, ugahinduka ikigirwamana. Ngira ngo amasomo y'uyu munsi rero icyo ashaka kuduhamagarira no kugira ngo twese duce bugufi icyubahiro tugiha Imana. Twirinde gushukwa n'ibyo dutunze, twirinde gushukwa n'icyo turi cyo, twirinde gushukwa n'imbaraga zacu ngo bitume tubaho dukandamiza abandi, twigize ibigirwamana, twibagiwe Imana y'ukuri iyo ariyo. Ndetse yewe n'ubwenge bwawe ukaba warize amashuri ukaminuza, warangiza ukwibwira ko ari we gihanganje, ugatangira ugakandagira abandi cyangwa ukabasuzugura. Kuba utunze byinshi, kuba ufite umuryango ukomeye, kuba ufite akazi keza, ntabwo bigukuraho kuva amaraso kimwe nk'abandi, ntabwo bigukuraho kuba uri umuntu nk'abandi. Uzirinde kugira usuzugura, uzirinde kugira ubwira nabi, ukandamiza cyangwa se n'umenera amaraso kubera ko yenda wumva kuri gihanganje kumuruta. Ngo murahirwa mwebwe bakene babaho bakeneye Imana, kandi muragowe mwebwe mwigize ibihanganje. Ngo aravumwe ngo umuntu wiringira umubiri, umuntu wiringira undi muntu, ngo azahura n'umuvumo. Aya masomo yose rero ngira ngo ntabwo ari ayo kudutera ubwoba cyangwa se kuduhahamura, ariko no kugira ngo mu buzima bwacu bwose twongere duce bugufi icyubahiro tugiha Imana. Twongere twumve ko turi ba bakene ba Nyagasani, ba bandi babaho bakeneye Imana, ba bandi badashaka kwishyira hejuru cyangwa se kwishingikiriza icyo bari cyo n'icyo batunze ngo babe batesha agaciro abandi cyangwa se babagirira nabi. Ahubwo twumve ko ingoma y'Imana ni iy'abiyoroshya, ingoma y'Imana ni iy'abiyumanganya, ingoma y'Imana ni iy'abagira impuhwe, ingoma y'Imana ni iy'abicisha bugufi, ingoma y'Imana ni iy'abashakashaka amahoro. Dusabe rero kugira ngo ijambo ry'Imana duhawe kuri uyu munsi ridufashe kugira ngo twere gushukwa n'iby'iyi si, bya bindi bidukurura bishaka kugira ngo natwe tubashe kurushaho gukandamiza abandi, natwe tubashe kurushaho kubaho yenda twishingikirije ibyo turi byo n'ibyo dutunze, twibagirwa ko ari Imana yabiduhaye ngo tubikoreshe neza, tubashe kuyikorera no gukorera abavandimwe bacu, tubashe kurushaho kwitagatifuza, atari ibyo kwiyemera no kwibonekeza n'ibyo kugira ngo tubashe kuba twagirira abandi nabi. Isengesho ryacu ryo kuri uyu munsi ryongere gufasha buri wese kongera guca bugufi icyubahiro giha Imana. Tubeho turi abakene b'Imana, tubeho turi abo ngabo biyumanganya, tubeho turi abo ngabo biyoroshya, tubeho turi abo ngabo Yezu Kristo yita abahire. Twere kwiringira kuri iby'iyi si, kuko iby'iyi si uko byaje niko bigenda, kandi iwacu h'ukuri ni mu bwami bw'ijuru, aho tuzabaho tukishimana n'abamarayika n'abatagatifu bose. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Nimuhaguruke twamamaze ukwemera kwacu.